Ikaze kuri Christella TV aho tugiye kurebera hamwe agafilime kacu k'uyu munsi. Dutangiranye n'umugeni afite umwana amukubita mu mazi, ako kanya ahita haza marayika ahita agonda igiti kugira ngo abashe kuba yatabara wa mwana. Ako kanya igiti cyahise kigwa mu mazi kuko wa mwana ahita yikubita hejuru ya cya giti ntiyabasha guhita arohama ako kanya. Umugeni ahita asigara yivugisha ati n'ubundi wa cyana we wari umbangamiye cyane, wari ugiye kuzatuma umugabo wanjye tugiye gusezerana akwandikaho imitungo nk'uko yahoze abivuga, maze bikazangora cyane kuba nazabona imitungo muhahano nk'uko yari yabivuze ko tuzasezerana muhahano bingoye. Ako kanya imodoka yari ari mu nzira igenda kugira ngo umugabo ajye gukora ubukwe na wa mugeni, marayika ahita amutangira n'imbaraga nyinshi cyane. Kanya umugabo yarikanze ahita asohoka mu modoka yihuta cyane kugira ngo arebe umuntu agonze niba abashe kuba amahoro. Ahageze yatunguwe no kubona nta muntu uhari. Ako kanya arebye ku ruhande ahita abona marayika afite n'amababa, aratungurwa cyane. Marayika arimo aramubwira ati nkurikira ahangaha tugende nkwereke. Umugabo n'ubwoba bwinshi anibaza ibintu byinshi akurikira marayika kuko arangije amugeza ahantu hari amazi. Nuko marayika ahita abwira umugabo ati gira vuba utabare umwana wawe niwe uri mu mazi. Umugabo akibyumva ese ajya mu mazi kugira ngo ajye gutabara wa mwana koko. Umugabo ahageze yatunguwe no kubona umwana we yaguye mu mazi ari kureremba hejuru y'amazi ku biti. Umugabo arangije ahita afata ka kana ahita agakura mu mazi. Ndebere namwe ibintu byo muri iki gihe nta rukundo rugihari, ibintu byose byabaye mpemuke ndamuke. Dukomeze n'agafilime kacu k'uyu munsi, dukomeze tumenye ibikurikiramo. Gusa nimba wakunze iyi filime ndagusaba gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane kugira ngo tujye tubasha umunsi ku munsi kubana mu dufilime dusobanuye kandi turimo n'inyigisho. Marayika yakomeje amusobanurira ati uwo ni umwana wawe nabashije gutabara. Umugeni yari agiye kumuta mu mazi, uriya mukobwa mugiye gusezerana ntabwo ari umuntu n'ishitani. Umugabo ati ngo ngwiki ese uriya mugeni tugiye kubana ko ari umwana mwiza. Marayika akomeza amusobanurira ati wapi, uriya mugeni mugiye kubana ntabwo ari umuntu muzima. Ati reka nkubwire n'ibindi bintu yakoze. Ati umunsi umwe yasanze murumuna wawe ari hejuru ari kubaka ku ishantiyo, arangije aritonganya, arangije aravuga ati ubundi wowe kubera iki uri mu buzima bwacu, njye na fiance wanjye, njye na mukuru wawe dukeneye kubana, ariko nyine mba mbona ibintu byose babyivanzemo n'iki, kandi njyewe ndamukunda. Ati wowe icyaha cyiza ni uko watubwira mu buzima ukavaho, kuko njye nshaka kubana na mukuru wawe nkaba nabasha kuba umukire nanjye, ahubwo biranshimisha kuba ngusanze aha hejuru. Ati pfa nibyo bikubereye. Ahita akata umugozi wa murumuna wa mugabo wari uri ku ishantiye, ahita amanuka hasi yikubita hasi. Manange uyu mukobwa biragaragara ko n'ubusanzwe yari umuntu w'umugome cyane, atakundaga uriya mugabo ahubwo ashaka imitungo. Koko umusore yaramanutse yikubita hasi, umukobwa yahise amanuka hepfo kugira ngo ajye kureba aho yaguye niba yabashije kuvamo umwuka. Umuntu bakorana yahise asohoka asanga wa musore yaguye hasi. Arangije aramubaza ati ese bigenze gute? Wa mukobwa ati yaguye hasi nzi ikintu abaye, amanutse hejuru ku mugozi. Umukobwa urabona ko ari indyarya akomeza kuza aje kwa muganga, ahahurira na wa mufiyanse we batwereka bagiye kubana, aje kureba wa murumuna w'umugabo yari atuye hasi nyine byo kurenzaho. Arangije ahita abwira fiyanse bate nyine narinje kureba murumuna wawe, narinje kureba bofre wanjye ndebe ko ameze neza. Umusore aramubwira ati rwose urakoze cyane sheri mwiza, ati niyo mpamvu nkukunda cyane, ati naragutomboye kuba narakubonye rwose. Umugore arangije aramubwira ati nta kibazo rwose sheri, erega nyine nanjye ndagukunda kandi umuryango wawe ni uwanjye. Nyine urabibona nyine ko umugore yakomeje kumuryarya amwishushanyaho. Ati ahubwo ngwino dukomeze tugende tujye kureba ukuntu ameze.
arangije bahageze arangije aramwitegereza aravuga ati ndabona bofre wanjye rwose ari koroherwa, ati mu minsi mike araza no kudutahira ubukwe. Yisetsa cyane, wa muhungu ari muri koma yari arimo arabyumva ibyo umukobwa arimo aravuga kandi yari abizi neza ko ari we wakebye umugozi, yikubita hasi. Umugore akomeza abwira umugabo ati erega araza kumera neza, ati kandi nyine ni umuntu wacu tugomba kumwitaho, ngomba kuzajya nza kumusura nkamugeraho, ati biranshimishije kuba nanjye maze nkusanze hano, ahubwo mpobera nari nkukumbuye cyane. Umusore ari kubyumva biramubabaza cyane, gusa nyine nta kindi yari afite yarenzaho cyangwa ngo akore. Umugore akomeza yishushanya ku mukunzi ati sheri ngaho tugende ndabona ari koroherwa. Ikintu umukobwa yakoze yarabirindutse, aza ku munsi w'ubukwe bwe umusore atari yakira neza kwa muganga, aramwiba amufata amushyira mu kagare, arangije ahita amuzana ahantu ku manga ndende cyane, arangije akomeza amutuka ati ubundi wowe wapfuye ukava mu buzima bwanjye ko ntagukeneye, ko nshaka kubana na mukuru wawe meze neza tukajya gusezerana mu rusengero no mu murenge, ibintu byose akabinyandikaho meze neza, imitungo nkazayirya nishimye. Ati ko nawe nitumara gusezerana nzahita amuvana ku isi ahita apfa, ati genda upfe nanjye nigendere njye gukora ubukwe meze neza. Murabibona n'akagare yakajugunye hasi. Ibyo ngibyo nibyo marayika yari ari gukomeza abwira wa mugabo, aramubwira ati umuntu mugiye kubana ni uko nguko ateye rwose, urasa umuntu mugomba kubana atuze ubwenge, ahubwo wabyihorera ukareka kubana nawe. Gusa uyu mugabo ikigaragara yarasengaga cyane, ni nayo mpamvu marayika yakunze kumuhamubera mu buzima bwe bwa buri munsi, akamucungira abagize umuryango we. Umugabo byaramutunguye cyane, aribaza biramurenga. Ikintu yakoze, wa mugabo yafashe igikarito agishyiramo wa mwana wa mugeni yari yajugunye mu mazi, arangije arakidekora neza, aza agitereka ku meza kugira ngo yereke umukunzi we ko yamukoreye surprise, yamuhaye kado nziza ishimishije. Umugabo yaracunze areba ko nta muntu uri kumureba, abona nta muntu uri kumureba, ahita asohoka asize cya gikarito aho ngaho ku meza. Umugeni agisohoka mu nzu yasanze ikarito ku meza idekoye neza, arangije avuga ati oh mbega kandi uyu ni fiance wabikoze, atereka ndebe. Arangije abona ni rwa ruhinja rurimo rwa wa mugabo, gusa nyine mama w'umwana mu nkuru batubwira yuko yari yaritabye Imana ari kumubyara. Umugabo rero ahita ahitamo ko yashaka undi mugore wamufasha kwita no ku mwana w'uruhinja. Umugeni agira ubwoba aritotomba ati ubundi iki cyana ni ikishitani, ni ikizimu ko mbona kitari gupfa ngo kive mu buzima bwanjye. Ati reka nze nkwereke, reka nze mujyane. Akimujyana umugabo yarafunguye, arangije arambwira ati uwo mwana umujyanye hehe? Ati se wa mugore uragira ngo wongere ujye kunyicira umwana nk'uko wari ugiye kumwica? Umugore ati no babe, ntabwo ngiye kumwica, ahubwo ngiye gutegura umwana twabasha gukora ubukwe ameze neza asa neza. Ati se ukeka ko ibyo ubu wakoze ntabizi? Ari umugabo ariko ari kumubwira ati washatse gufata umwana wanjye uramufata umujugunya mu mazi nta n'isoni? Umugore ati oya sheri, oya ntabwo nabikora, uko ubizi ngengera umutima umeze gutyo koko n'ukuntu nkunda umwana wawe. Ati koko umwana ko ari uwanjye, ko nanjye mufata nk'uwanjye kandi ngiye kumubera na mama. Umugabo ati cicika aho ngaho wa mugome we, ni uko nguko uteye. Ati sinari nzi yuko ushobora gukora ibi bintu. Umugore ati ni ukuri kw'Imana mbabarira basi. Umugabo aramubwira ati ceceka nkubwire ibintu byose wakoze, tibanze umeze n'umwana wanjye, wowe ibintu byose wakoze ndabigusobanura neza, uri mu maboko ya polisi. Ati ukeka yuko ntabimenye? Ngenda senga cyane wa mugore we. Ati genda bagufunge wa nkozi y'ibibi we. Ati abantu kubera iki mutakigira urukundo? Genda banze bagufunge, nzaza kugusobanurira ibyo wari ugiye kunkorera umwana ushaka kumwica. Umugabo byaramurenze, aribaza, biramutungura cyane, biramushobera, aribaza. Arangije abwira umwana we ati humura mwana wanjye, uriho, ndi papa wawe,
Imana yagutabaye. Umugabo icyo yakoze agasiteresi karamurenze, abonye yuko adashobora kubana n'umwana, afite agasiteresi akeneye kwitekerezaho, araza akumangira umuturanyi we bari baturanye, arangije aramubwira w'umumama w'umwana mwiza, aramubwira ati mfashije uyu mwana ho kanya gatoya mbanze njye kwitekerezaho njye no gukurikirana iby'uriya mugore twari tugiye kubana yari agiye kumpekura. Ati uyu mwana ni Imana yamukinze akaboko, ati yari agiye gupfa, ati umuntu twari tugiye kubana yari agiye kubasha kwica umwana wanjye, none bibaye ngombwa yuko bamujyana kumufunga. Umukecuru ati nta kibazo rwose, umwana ndamufata, ngomba kumwitaho, ndamusigara. Umugabo yakoze mu mufuka kugira ngo amuhereze amafaranga aba yabasha kuba asigara kwita ku mwana. Umukecuru umubyeyi ashaka kuyanga, arangira avuga ati nta kibazo, gusa umwana ngomba kumufata nk'uwanjye kuko nanjye mfite abandi bana narabyaye, ndamwitaho cyane rwose, ntugire ikibazo, genda ubanze ukurikirane iby'aho ngaho, uraza kuba umureba nyuma nta kibazo. Baratwereka umubyeyi mwiza ufite umutima wa kimuntu wa kibyeyi kuko wabyaye, aramusigarana. Niba agafilime kagushimishije, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Ndabakunda, murakoze.